Ndabashimiye cyane inshuti zanjye, kandi ndabashuje cyane. Noheri nziza. Ino video nyikoze ari kuri Noheri. Ntabwo nigeze njya gusenga ariko ndabizi ko Imana turi kumwe. Imana ishoboye byose, ibana natwe mu bihe byose, ikorana natwe, nta kintu twayiburanye. Niyo mpamvu mba mvuga toke, nubwo ntagiyeyo nshobora kujya mu cyumba cyanjye nkikingirana, noneho nkafata igitabo cy'indirimbo, nkafata na Bible, nkasenga, nkaririmba ndi imbere y'igitanda cyanjye. Noneho nkagira ibyo nsaba Imana kugira ngo izanshoboze umwaka nkurangize amahoro, ubundi ibintu bigende neza. Ni ukuri pe, Noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Ni ukuri mwitwararike, ariko n'ubundi icyaka kubaho ntabwo cyabura kukubaho, kuko Imana niba yaragupuraninze, ibizi purani zawe kuva ukiri urusoro mu nda y'umubyeyi wawe kugeza aho ugereye ahangaha, Imana iba yaragupuraninze. Nuko rero ntabwo icyaka kuba n'ubundi ntabwo cyabura kukubaho. Gusa weho wirinde muri ino myaka iri kugira, usaba Imana ikomeze gutiza ubuzima, ikomeze kugirire neza. Ntabwo biba byoroshye, ariko imbere y'Imana biroroshye. So Yesu ndizera yuko yavukiye muri mwebwe, mu mitima isukuye. Ni ukuri pe, ntakubeshye, ntago Yesu yavukira mu mutima wanduye, mu mutima usa nk'umukara, niko navuga, cyangwa se mu mutima agasokozo bita mukushi, murakazi agasokozo bita mukushi, niba mukazi. Ntabwo Yesu yavukira mu mutima umeze nka mukushi, ufite buriya budomo nyine bumeze kuriya. Impamvu mvuga mukushi ni uko umutima mubi nyine. Ntabwo Yesu yavukira mu mutima wanduye. Mugerageze kugira umutima mwiza, mugerageze kugira umutima mwiza tu. Ndabizi ngo hari abantu ngo bajya bandika amakomantere ngo agahita atwereka uko imitima yabo isa. Mu by'ukuri rero ba bantu bandika amakomantere mabi, ni ukuri pe, bihita bitwereka uko umutima wawe umeze. Gerageza, ni ukuri, nta muntu ufite Imana muri we wandika komantere mbi ku muntu. Aho kugira ngo umwankuraje, urashaka kumusubiza hasi. Ntabwo pe, ni izina ry'Imana yo mu ijuru, nta mana ibikurimo, kuko umuntu ufite Imana muri we ntabwo asubiza umuntu hasi, ahubwo amutera kuraje. Nubwo niba yanakoze ibintu bibi, mutere kuraje, ejo azakora ibyiza. Rero wa muntu wandika komantere mbi, nta Mana ibikurimo pe, nta Mana ibikurimo. Iyo ni Satani ibikurimo, ibigira ngo isubize umuntu hasi. Urabizi nta cyiza cya Sekibi. Gerageza, ni ukuri, wikuremo iyo Satani ikurimo. Niba uri wandika komantere yankuraje umuntu. Ibi mbivuze ari kuri Noheri, umwaka ugiye kurangira. Ni ukuri pe, Imana ibagirire neza. Ndabakunda cyane, kandi ndizera yuko ino video iri bwabafashe. Nawe nagira ngo ndebe niba koko nafata agakamu nkifata nawe nkagira ikintu mbwira abantu kandi gishobora kubafasha. Ni ukuri, uyu mwaka ugiye kuza, mumfashe mugire umutima mwiza pe. Rega nta kintu bisaba kugira umutima mwiza no kwitwara neza, no kugira ngo abantu batakunyuzamo ijisho. Nta kintu bisaba.
nta n'icyo bitwaye pe. Nicyo nabasaba uyu mwaka ugiye kuza, mwige kwakuraje abantu no